Yes, ndagusuhuje kandi muhaye ikaze. Imana iguhe umugisha wowe ukurikiranye izi channel zombi, ndavuga Prince Robert Rwanda, Ibuye Rizima TV ndetse n'Inzobe TV. Imana iguhe umugisha ko wakoze subscribe, kudusengera, kubana natwe umunsi ku munsi. Ntabwo nza kubatindira nkuko mubireba kuri screen zacu, dufite umubyeyi mwiza cyane rwose. Ubona ko afite amavuta y'Imana, wambaye neza, ukeye, mbega ndatekereza ko agiye kubaha ibintu biryoshye kandi umwami Imana yashyize ku mutima we. Reka tumuhe ikaze adusuhuze, yibwire abantu badukurikiye, hanyuma rero nanone tumusengere, aduhe message Imana yashyize ku mutima we. Karibu mubyeyi. Urakoze, Imana ibaho umugisha. Mazina nitwa Nyiranduhura Betty, izina ry'umugisha ni Mama Karabo. Ndi umubyeyi w'abana 9. Yego. Ndi umukristo wa Kristo. Ikindi nkunda gusenga, indi birimo yindi iri ku ruhande. Wa mbere nkunda cyangwa se nkora kurusha iyindi yose no gusenga. Ibindi Yesu aduhanuye. Amen. Yesu aguhe umugisha cyane, ndumva yarakwaguye, yarakugwijije. Bibiri iravuga ngo musenga ubudasiba. Ubwo uri umwe rero mu basenga ubudasiba, byanga bikunda, nizeye ko udufitiye message iva muri ayo masengesho. Reka ngufashe hanyuma dusenge Imana. Turagaruka nyine, ntabwo nza kugutindira rwose, ndakwemerera winjire muri message Imana iguhaye. Imana turagushimiye mu izina rya Yesu, ukuboko kwawe kwiza ni kutuyobore. Uyu mubyeyi umwohereje kugira ngo akore, nyamara ntaba ari we ahubwo ari we ukorera muri we, aba ari wowe uvugira muri we. Mu izina rya Yesu ubangamira imbaraga yose yashaka kumubangamira, utegeke byose bikumvira. Abumva bumvire kuko niwo musaruro wo kumva. Ubuntu bwawe nibubane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Yesu aguhe umugisha. Ikaribu sana, wiyumvemo ikaze, ugubwe neza, wisanzure. Icyo umwuka wera yashyize ku mutima wawe ukivuge. Yego, murakoze cyane. Ndumva twabanza tukaririmba indirimbo 28 mu Gakiza. Yego. Bavuga ngo twarabatuwe. Yego. Twarabatuwe rwose rwose n'umwami wacu Yesu, twigishwa ijambo rye rizima mu mbaraga z'umwuka. Cyo dukomeze tujye mbere, dutsinde ibigeragezo, turwana intambara twizeye, twihanganire byose. Turabasirikare benshi bogejwe mu maraso y'umwami wacu Yesu Kristo, ni nawe muyobo. Kubw'imbaraga ze dufite, tuzabaho no mu rupfu. Dukomeze dushyire mbere, dushimire ihora. Kubw'imbaraga ze dufite, tuzabaho no mu rupfu. Dukomeze dushyire mbere, dushimire ihora. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi. Iyo twizeye amagambo ye, uko yayatubwiye, ku musaraba haturuka iriba rimara inyota. Nahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota. Twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Mu ijuru n'igihugu cyacu cyuzuyemwo amahoro. Mu gihe tuzakigeramo, tuzahimbaza
Yesu umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwa igihugu yadusezeranije. umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwa igihugu yadusezeranije. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uyu muririmbyi ajya amfasha cyane. Twarabatuwe, turangije, hari igihugu cyiza twasezeranijwe n'umwami. Tuzakigeramo kandi tuzahimbaza Yesu. Ngo mu miruho, mu mihate, iby'isi byose duhura nabyo, izi zaga niko bari kuvuga, zose turi guhura nazo, twe nitugera mu ijuru, ngo Yesu azaduhanagura amarira yacu yose ku maso. Urupfu ntiruzongera kubaho ukundi. Ibibazo byose byo mu buzima busanzwe duhurira nabyo hano muri iyi si, ntabwo tuzabigira mu bwami bwo kwa Data. Imana iduhana umugisha. Rero ijambo ry'Imana ndi butambutse ni ijambo ryerekeranye na gahunda z'abantu bakorera Imana bishyuza amafaranga. Turamenya abantu bishyuza bakorera ndi, ukuntu umuntu akwiriye gukorera Imana atishyuje. Numva ariyo sije turi buvugeho. Yego, umuntu ukorera Imana yishyuza tugomba kumenya ngo akorera nde. Yego, umutegeka kwishyuza mbega. Ntabwo afite umwishyura. Turabiza kubimenya uko turakomeza kugendera muri iki kiganiro kimeze gutya, cyangwa se iri jambo ry'Imana. Yego. Rero turabanza wenda ntabwo turi bubisome kuko tugiye mu masomo cyane byadutinza. Mu bami ba kabiri ibice 5 guhera ku murongo wa mbere turasanga y'inkuru z'umugabo witwa Elisa. Yego. Uburyo yakoreye Imana kugera no ku rwego ajya asenga, yoherere Namani ajya kumushaka, agakemura ikibazo cya Namani cyari kimeze kuri ariko akoreshejwe n'Imana. Namani yarangiza akamuzanira amaturo ni nko kumushimira ko yamukuyeho icyago cye. Yego. Uburyo Namani atayakiriye, uburyo Elisa Prito atakiriye ayo maturo. Yego. Kuki atayakiriye? Buriya ntabwo yari akennye. Ntabwo mbizi. Yari akennye. Ndabikubwira ko yari akennye mu buryo bufatika bw'umubiri. Ibimenyetso bigaragaza ko yari akennye nuko nyuma yuko uriya Namani amaze kugenda, baraza kuhasoma kuko tuba dushaka kugira ngo ducunguze uburyo umwete iminota ibe mike. Nibyo rwose. Abari buze kuhasoma aragenda bakurikirana icyo gice cyose, nibashaka bagisoma igice cya 5 cyose. Nyuma yuko yanze ariya maturo yarazaniwe, tuyashyira mu Banyarwanda yari amafaranga menshi pe. Ibintu yari agiye guhabwa byari ibintu by'igiciro gikomeye, kandi uriya nawe yaratekereje uburyo yari yarabaye yarivuje ahantu hose hashoboka yaranze gukira, ariko abonye uburyo umuntu w'Imana mukije aravuga ati koko nk'uko abantu bisi bavuga ngo Imana ntigirya, ngo ahubwo mu maturo ngo bajye bayazana bayarye. Yego. Rero dusanga Elisa yarayanze adakize. Ikimenyetso cyerekana ko Elisa atarakize. Abana yareraga bitwa abahanuzi. Yego. Amaze kugenda baramubwiye hashize iminsi, ubwo turasanga hari hashize iminsi, ngo aho dutuye ni hato. Ni hato, none tugende gushaka ibiti byo kuza twiyubakiraho kuba, kuko aho dufite uyu munsi ni hato. Yego. Ariya amafaranga yarazaniwe yagombaga kuhita yubakisha etaje ikanarenga, bakabamo umuntu wari n'umujenerali w'Umusiriya. Buriya Abasiriya ni abantu bafite amafaranga menshi y'abakire. Icyo ni ikimenyetso cya mbere cyerekana ko Elisa yari akennye mu bufatika by'umubiri, ariko afite ubutunzi bukomeye bwo mu bwami bw'Imana yahaga agaciro. Amen. Ikindi ngo bagiye kuri ayo ku mazi gutema ibiti byo kuza kubakaho kuba, bari bajyanye intorezo y'intizanyo. Yego. Nacyo ni ikimenyetso cy'ubukene. Gutira ugatira intorezo yo kujya gutema igiti cyo kuza kubaka. Rwabagamo abahungu barenga 50 b'abahanuzi na Elisa. Wenda ubwo hari n'abandi b'abagore, nuko abagore kenshi batavugwaga, ariko rukaba rukennye intorezo. Kandi urumva baratekaga, kandi kiriya gihe amakara ntiyabagaho, wenda reka duspose. Yego, na gaze ntiyari ihari.
ubwo se si ikimenyetso kindi kigaragaza cya kabiri kigaragaza ko Elisa yari akennye akennye. ntiyari afite aho kuba hazima. Yego. Tubifate gutya. Dufate icya kabiri cy'uko yagiye gutira intoreza umuhanuzi we mwana yareraga muri abo bana be mu rugo rwe yari afite abantu bangana gutyo adafite ishoka cyangwa intorezo akarinda kugera ubwo ajya kuyitira. Akaga yagize ka gatatu kagaragaza yuko ikibazo cyari gihari kigaragaza ko Elisa yari akennye ni uko ishoka yaguye mu mazi ntibayirekeremo ngo bavuge ati nitugera mu rugo turamugurira indi. Yego. Ariko yavugije induru ati kw'intore z'abandi natiriye itakaye mu mazi ndajya gusobanura iki. Iyo kiza kuba ku mufuka we hari ubutunzi ntabwo yari kubabazwa n'intore ziguye mu mazi, yari kuyirekeramo. Ariko kuko yari azi ko nta handi hantu ari buyikure yahise ngo arambura ukuboko. Elisa aravuga mu butware yari afite mu bitagaragara yari afite ubutunzi bukomeye bufatika, ahita arambura ukuboko arayizamurira areremba intore z'abandi kugira ngo iboneke. Ibyo ni ibigaragaza yuko yari akennye. Kabiri ikindi nyuma y'ibyo byose by'ubutunzi Elisa kiriya gihugu cy'i Samariya cyatewe n'inzara arasonza. Mu bigaragara iyo Elisa akiza kwemera buriya butunzi nta nubwo yari gukena muri ba bantu bari bafite ibibazo, kuko yari kubona ko uko byose kose afite ikintu. Ariko barashonje, nyuma yaho barashonje. Ariko mu gusonza aho gato ikigaragaza ubundi umuntu afatirwa mu mizo ya mbere. Elisa biragaragara ko ari bwo aragitangira gukora imirimo cyane y'Imana. Mu mizo ya mbere rero habonetsemo ubutsinzi bwo kwanga ibihembo bya Namani. Iyo akiza kubyakira byari kube ikibazo. Namani yari umugaba w'ingabo z'Abasiriya, ariko yirengagiza ko yakiriye muri Isirayeli i Samariya. Arangije baza gutera i Samariya, Abasiriya bari bo baza kubatera. Arangije kuza kubatera niho ku musozi bohereje ingabo ngo zo kuza kumufata, kuko bari baramenye ko ari umuhanuzi akiza n'abantu uburwayi. Ariko ntibagirana nibura n'ubushuti nk'umuntu wabakirije umuntu ukomeye. Baza gutera i Samariya. Ikikwereka ko ubutunzi bwose bwaje buba budaturutse ku Mana, atari imigisha iturutse uwo wagiriye wakoreye imirimo y'Imana. Ntabwo iyo abizanye haba harimo nyine wa mugani bibenge. Ushatse kuvuga ko wenda byajyaga gushoboka ko yasigarana buriya butunzi kiriya gitero noneho cyari kuza noneho ibibazo byari kumuvukana, yari kugwa kamera nk'abandi. Ntabwo ibintu yari kujya yongera gukora, kuko ibyo yakoraga byose byari byo mu Mana. Imbaraga yazihawe ahanini zakomeje kwiyongera kubera ko yanze biriya bintu. Kuko icya mbere yakomeje bajya gushaka iyo ntorezo, abona ububasha, abasanga yikabakabya, asanga imbaraga ziracyarimo zo kuzamura intore zirareremba. Abona birakunze, noneho ba bandi bamuzaniye amaturo yakijije bagaruka kumutera i Samariya. Ngo niwe muhanuzi, ngo niwe bari we bafata, kuko iyo baje gutera igihugu umuhanuzi arabisobanura akabivuga. None nimujye gushaka wa muhanuzi wakijije wa mutware wacu, wa musirikare wacu. Buriya niwe utumenera amabanga. Biravuga ngo inama zaberaga mu murere Elisa yabaga zirimo mu buryo bw'umwuka, agahita amena amabanga akavuga ati mwitegure, dore Abasiriya bapanze ibitero ejo bazatuma. Bagezo barabaza ati ariko babimenya bate? Bibuka ko hari umuhanuzi wakijije Namani, generali wabo. Ati mujye kumuzana tubanze tumwikize tuzabone kubatera neza, maneko yabo twayirangije. Kandi yarabakijije. Imbaraga rero z'Imana yahaye agaciro, azi neza Imana. Bamugeze imbere aravuga ngo nibahume. Barahuma. Ariko Gehazi, hari abantu bajya bagira ngo Gehazi niwe wagize intege nkeya, ngo aravuga ngo dore twatewe. Gehazi yarirukanwe ajyanwa n'ibibembe byaragenda, kuko ari we wakiriye bya bintu byari byaje kwa Elisa. Hari undi mugaragu utaravuzwe izina, ngo niwe wabwiye shebuja ati bose karabaye, ati Imana igukore ku maso ubone ingabo zitugose uko zingana. Iyo rero wishingikirije ububasha bw'ijuru iguhereza n'ingabo zo kukurinda abandi batashobora kubonesha amaso, ariko zikomeye kurenza izaguteye. Dusanze Elisa yaranze ibyo bintu, si uko yari akize. Nagiraga ngo mbanze turebeho, yabyanze atari uko akize mu buryo bufatika, ahubwo ari kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana ari ryo rihabwa icyubahiro. Hata Abasiriya batagira ngo Imana yo muri Isirayeli ikorera amafaranga ikishyuza.
birangira rero ubwo abantu bazahasoma bakomeze bumve uko byagiye bigenda. Kabiri rero ubwo ndacyavuga ku kibazo cyo kuba umuntu yagahawe ibihembo. Twibukiranye bajya bavuga ngo utabisabye bakabikuzanira n'umutima ukunze hari ikosa uba ukoze. Elisa ntabyo yari yasabye, uriya ni umutima ukunze wari uvuze ati yangiriye neza, umubiri wanjye wabaye nk'uw'agahinja, ndumva nkwiriye gushimira umuntu w'Imana. Arabyanga. Noneho rero tujye kwa Yesu, batubwira ati mugere ikirenge mu cy'ababanjirije, munyigireho kuko ndi umugwaneza, munkorere mugire gutya, munyigireho. Imyaka 3 n'igice yavuze ijambo rimwe, aravuga ati imyaka 3 purito, ni byiza ko ngenda kuko nzabohereza umwuka wera, azabigisha n'ibindi ngiye ntabashije kubabwira. Niryo sezerano yaduhaye. Noneho tugeze kuri Yesu, yakijije abarwayi, ahumura impumyi, azura abapfuye, ahagurutsa ibirema, ntacyo atakoze. Nibatugire mu ijambo ry'Imana, Bibiliya ngiyo niyo twigiraho, batwereka ahantu bazanye amaturo yo gushimira Yesu ko yabakirije umwana cyangwa akoze ikindi kintu. Umuntu umwe yakijije aramubwira ati genda ujye mu rusengero uture ituro ryo guhamiriza abantu ko wakize. Barabimushyiriye. Ikindi kimenyimenyi, abaye yarabihabwaga, ntabwo twakabaye dutekereza ko baje kumwaka umusoro. Ntavuga ati mujye muri kese, mujye gukuramo amafaranga muzane dutanga umusoro, ahubwo yaboherereje ku kiyaga, mujye gushaka amafi ukuremo umusoro muze dutanga umusoro. Nta konte rero yari afite yabitseho amafaranga mu maturo bajyaga bamuzanira, kandi yakaba yari afite menshi cyane nk'umuntu wazuraga abantu. Sinzi niba umuntu akuzuriye umuntu wundi wari ugiye gushyingura umwana umwe wenyine, gahuye na Yesu akoze ku kiriba amusubiza mu rugo. Sinzi amamiliyoni bagusukaho icyo gihe aho wayashyira kabisa. Turagenzura tugasanga mu buryo bufatika bw'umubiri. Ubwo turagira ngo tubanze tumenye ngo uwabyangaga nuko yari akize. Turebe na Yesu. Yesu Bibiliya itubwira yuko mama we yari umupfakazi. Yosefu yari yarapfuye. Yesu yareraga imfubyi, ubwo niba ari umunabi. Abana na nyina w'umupfakazi. Ajya mu bukwe yajyanye n'umuhungu we. Aravuga ati icyo umuhungu wanjye ababwira mu gikore, ntafite amafeza, ntafite amazahabu yo kubaho, ariko afite ikimurimo cyo kuvuga ngo icyakubwiye ugikore, utabishyize muri logique. Ibyo bategeka mu bikore. Yamujyanye atyo, ntekereza ko nta n'intwererano yari yatanze. Bigaragara ko Yesu nawe mu bigaragara by'umubiri bifatika ntabyo yari afite, ariko kubw'ubutunzi bwihishe we yagaburiye 5,000 abagore n'abana batarimo. Ahubwo nkavuga ngo wowe aho kugira ngo baguhe, we nk'umukozi w'Imana uzukorera, tanga iby'umwuka, utange n'iby'umubiri. Abo ngabo nabo ni babiri tubonye tugomba kwigiraho, ntabwo turi bujye muri details z'abandi benshi. Wenda ntabwo nza kugira, ariko iyo usomye mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, ibice 9 umurongo wa 14, haravuga ngo kadoya 13, ntimuzi yuko abakora imirimo yo mu rusengero batungwa n'iby'urusengero, kandi abakora imirimo y'igicaniro bakagabana iby'igicaniro. N'umwami wacu niko yategetse ko abavuga ubutumwa bwiza batungwa n'ubutumwa. Ariko njyeweho, uwo ni Pawulo wavugaga, ntacyo muri byo nakurikije, kandi sinandikiye ibyo kugira ngo mubinkorere. Ibyambera byiza ahubwo nuko napfa kuruta ko umuntu yahindura ubusa uko kwirata kwanjye. Ni ukuvuga ngo wenda hari ikintu twavugamo hano, ni ukuvuga ngo ibiguzi, abakora imirimo y'ubutumwa cyangwa abavuga butumwa, gutungwa n'ubwo butumwa ntabwo Bibiliya ibyanga. Imana ishobora kugutungisha mu buryo bumwe n'ubundi, ahubwo wenda izo mpano, donc ndi kumva hari abantu bavuga ngo kugira ngo musengere ngo zana ituro ribyibushye, ngo zana ituro ringana gutya na gutya. Ngira ngo ahari icyo ni icyiciro cya mbere cy'ibintu twarwanya, kuko Yesu nta hantu yigeze aca amafaranga kugira ngo akore igitangaza runaka. Icya kabiri, nge icyo nabashije kumva nuko nabari abantu wenda abo dusengera, buryo tuvuga ubutumwa, nubwo wenda wavuze ubutumwa, ariko hakagira umuntu ushaka kuzana wenda nk'iryo tura akakubwira ati muntu w'Imana akira.
ugombye kumanza gutekereza ukavuga uti uyu muntu byanga bikunda cyangwa se ukanabaza n'Imana iri turo rye ryakira ntaho riraba imbogamizi mu butumwa navuze naragahawe yego Imana igumugisha cyane ubwo nyine urumva abantu benshi baba badukurikiye baba bafite ibitekerezo bigiye bitandukanye kandi n'ijambo ry'Imana nibyo byiza ko turenga ku ngingo abantu babashije kubyumva neza kugira ngo babashe kumenya ngo iki ngiki kimeze neza nimba rero ufiteho ukuntu umwuka w'Imana yagusobanuriye nako katwinjizemo kugira ngo tubone uko turenga iyo ngingo dukomeze nubwo nari ntaragera kure nari ntaraharenga cyane yego numvaga navuga ku kandi gasije kari hasi karamfasha guhita nzamukira muri ubwo buryo ubundi twebwe tugitangira hari igitero twaririmbye tuvuga ngo turi abasirikare beza benshi ndetse benshi bogejwe mu maraso y'umwami wacu Yesu Kristo kandi ni nawe muyobozi iyo turebye nk'uko urugero kuri Yesu tukareba na Paulo nk'uko Bibiliya itubwira ko nawe afite ukuntu agenda ahugura abanyetorero n'abanyamadini mbese afite ukuntu agenda ababwira we yagiye kuboha amahema yego Bibiliya irambwira ngo nzahira imirimo y'amaboko yanyu yego hari abantu wenda tutarajya kure hari abantu bavuga ngo Imana yarababujije gukora ngo ariko ibatuma mu murimo w'Imana ngo ubwo bazatungwa nabo bantu bakorera mu murimo w'Imana nk'uko wari ubimbwiye reka mpite mbagasobanura nk'uko wari ubimbwiye ukambwira ati hari igihe umuntu yaguhamagara akaguha ubuvandimwe ntabwo bubujijwe ariko nibiramuka binaje sindi bubihakana 100% ko bitazaza ariko biraza mu buhe buryo biraza mu buryo budahuye bidafite aho bihuriye n'umurimo w'Imana wakoze urugero ndaguha igihe kimwe nigeze kumva ikiganiro cya perezida w'igihugu abantu babaza ibibazo aravuga ngo abasirikare bacu nko buri umusanze ku muhanda ukamugurira amazi waba ukoze ikosa uriya wabivuze yatekereje umutekano uri mu gihugu cy'u Rwanda kuba ashobora kuba agendana miliyoni 50 mu ntoki nawe uri bumuvuge akavuga aka gaciro ngahabwa n'uyu musirikare kuko ngahabwa n'uyu musirikare rero nakabaye mugurira amazi ntago ari niri yaravuze ni ukuvuga ati ndamutse nkubitanye nawe nkamwubakira inzu buriya naba nkoze ikosa nkurikije ibi miliyari mfite ntunze kubw'umutekano umusirikare yamenekeye amaraso akarwana uzi igisubizo yahawe buri kimwe cyose umusirikare wacu arakigenewe n'amazi agenda yafite icyo akeneye cyose turakimuha nta muntu ufite uburenganzira bwo kuduhera umusirikare amazi uwo muntu wari bubikore nta musirikare wateze intoki ngo wampaye amazi ubwo turi kureba ku gihugu cyiyubatse wenda ibihugu bitayubatse bifite ukuntu wenda bifite uko bigenda bisabiriza ariko twe twirebere ku ndangagaciro z'igihugu cyacu uwo nguwo numwe twebwe rero nk'abasirikare b'ijuru twemera ko turi abasirikare bo mu gihugu cyo mu bwami bwo mu ijuru data wo mu ijuru ni umukire kuri buri kimwe cyose nugenda ugiye kumukorera mukorera uzi neza yuko uri gukorera umukire apana umukene uri butegereza inkunga ituruka ahantu ibunaka kandi twibuke ko hari inkunga natwe igihugu cyacu gikenera ahandi harimo n'izishobora gufasha nabo basirikare ariko umusaza akagira ati buri kimwe cyose umusirikare wacu arakigenewe data wo mu ijuru rero nta nkunga kitegereje ahandi hantu iyo umukoreye rero bisaba ngo ugendere muri rya jambo umukorere ufite n'ubundi buryo uvuga ati nk'uko Petero yabigenje ni Petero ni Paulo tinge nagiye kuboha amahema kandi yari umuvugabutumwa ariko ijambo ry'Imana ubundi ritubwira ko Paulo iyo yageraga ku itorero mbabarire wenda ngende umuvugabutumwa kandi ngomba kuvugira abantu bakabyumva hari itorero Paulo yageragamo rikamukenura yazajya no kuva aho hantu akavuga ati muzanshimire barunaka n'abarunaka kuko baduhaye ibyo twari dukeneye byose ariko yagera ku itorero ridakora agahita avuga ati oya ngenge kajye kuboha amahema kugira ngo ntaza kugira umuntu ndemerera
wenda abantu badukurikiye bataza kugira ngo gukorera Imana ni ikintu kibi. Ijambo ry'Imana kuko ribwira umukiranutsi rikamubwira ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza ko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Kandi mu by'ukuri birabujijwe kuba naza kukubwiriza ubutumwa nkurusha ubushobozi aho kugira ngo nkuhe akaba ari njyewe ari wowe. Ibyo ni ikosa cyane rinakomeye cyane rwose. Wenda nanjye nibyo njya mbwira cyane, wenda nk'abantu baba bafite amadini cyangwa se abandi bantu bajya basengera abantu ngo tujye dushyira mu gaciro. Umuntu araguhamagara ati wenda asengera umukozi w'Imana afite ikibazo iki n'iki n'iki, urabanje uramubwira ngo shyira ibihumbi binini kuri telefoni ngo mbone kuza kugusengera. None se ubwo wamanje ukamenya ko yanariye yego harya afite. Nagize ikiganiro gikomeye n'Imana, ibyo bibazo byose niko nagendaga nsa nk'ubibaza. Njya gufata iyi ntego nabanje kurebera muri ya range yo kubona abantu b'Imana, abakozi b'Imana aribo bakene. Wenda ikiganiro cyatambutse, wenda ushaka kutaracyumva, nakivuzeho kuntu abantu bose bareba umukozi w'Imana niwe mukene, none niwe ukwiriye gufashwa. Tumenye icyihishe inyuma y'uko umukozi w'Imana agomba kuba umukene. Nabivuzeho ni za mbaraga z'imyuka ziba zishaka kubaza umuntu ngo ahore hasi, noneho bo ari bo bamuyobora. Tugende. Umusirikare twavugaga nk'uko agenewe buri kimwe cyose akagihabwa. Hari urebye umushahara wabo bahembwa mu bifatika, dushaka gusanga nta n'umuntu uhembwa make nk'abasirikare. Ariko umwenda wabo uragenwe kugera no ku isuve cyangwa silipa cyane. Inzu zo kuba aho kuba haragenwe. Leta igomba kuhakurikirana akamenya ngo yaryamye, yabyize gutya na gutya, yariye, bikanahindukira ese famiye ye yo yariye, abana umugore yariye. Niba umugore atari kurya naze turebe ukuntu dukurikirana gutya na gutya. Bita kuri wowe ubwawe uri gukorera igisirikare cy'igihugu, bakita no kugera ku mwana wawe. Urugero rutari kurenge, umugabo wanjye ni umudemobe, yamugariye ku rugamba, ariko na nyuma yo kumugarira ku rugamba arahembwa. Ndabizi ko hari agashahara baba bagenewe, bagira umushahara bagenewe kugira ngo ndakubwiza ukuri byaducanze. Ntabwo byaducanga burundu, yagenda akavuga ati basi niba mubyanze mumpe 100 njye kugaburira abana. Ubwo ni uburyo turi kwireferaho n'ubwami bw'Imana bwo mu ijuru dukorera. Naba bose ndabona umukiranutsi yicwa n'inzara ngo cyangwa urubyaro rwe rusabiriza ibyo kurya, uwo ni umukiranutsi. Ikibazo kiba cyihishemo inyuma, aho nagarutsemo gake, uriya musirikare ntabwo abujijwe yakuyemo uniform, atari ku rugamba, atari ku muhanda, atari kujya muri guest runaka akicarana na mugenzi we umusivile bagasangira, urumva, bakanywa bakishima, bakaba baziranye, akavuga ati kubwo ngenda turikundanira, akiri 200 ujye guhahira abana. Ayari hirya y'akazi, ntahuriye n'akazi ngo azavuga ngo nuko bamucungiye umutekano. Barakundana, inshuti babaye abavandimwe. Kuba yamuha si ikosa, ntabwo mvuze ngo umuntu 100% zange, ariko banza umenye ngo abimpaye kubera iki, kuko namusengeye umwana w'agakira. Niyo mpamvu ari kumpa iryo turo, jya kuritura mu rusengero. Iryo si iryanjye. Imana izacisha no mu zindi nzira. Urumva, izacisha no ku mugore wanjye, niba ufite umugore, izacisha ku mugore wanjye agira umugisha amafaranga azi. Izacisha ku mwana wanjye mukuru uri kwiga mbona ibyo kurya. Urumva, ariko yiza yitiriwe mu murimo w'Imana. Nicyo kibazo, niho hari question mark ubundi. Ni mu bundi buryo ntaho bihuriye. Mwarakundanye, mwaramenyanye, murahura, n'abavandimwe, inshuti zibaho. Mwabaye inshuti, ariko kuko hari n'abamara gutangana ayo mafaranga gutyo bakabyara nabo bikaba biranarangiye. Yego, komeza. Niyo ikindi kibazo cy'imbaza. Yego. Ni muri urwo rwego rw'abishyuza. Ahubwo turebe aba bandi abishyuza. Natanze, nakoze ibi nibi, none mpereza. Cyangwa mpa mbere, cyangwa mpa nyuma. Kuko nanjye nkubitana nabo n'abo bantu. Ukumva umwe ari kuvuga ngo sha warandiye, sha narasenze none warandiye, wabonye inzu warandiye, sha siheruka ngusengera ngo ujye kubona akazi, visa narayigusengesha none wagiye muri Amerika warandiye. Uwo nguwo menya ngo akorera uwuhe mwami. Niyo mpamvu tushaka kugira ngo tugendane mu murongo w'Imana ivuga. Uwo mwami akorera, twibuke ko hari abasirikare b'igihugu bafite leta, hari n'inyeshyamba sasa. Inyeshyamba rero ikikoze cyose irishakira. Reka nguhe urugero, ndatanga ingero z'ibifatika z'ibyo mba numvishe.
ngo uyu muturanyi wo hakurya yacu ngo yakereye abasirikare abahereza imbunda arabwira ati muzaze kubaza imishahara mwebwe mujye mwiyeranja mujye ku rugamba nimuvayo muze mugende mwirwaneho nibwo abona yashonje akaza ngo akarasa mu kirere mwebwe mugahita musohoka iduka mukarita agasahura akajyana kuko we nta leta akorera nta mushahara ari buhabwe ni umuntu wundi wo ku ruhande ubwo ni ubu abo no mu bwami bw'Imana turabasangamo bitwa inyeshyamba azibangura nakubitana nawe uzamuhereza azagusengera avuge ngo yagusengeye ikirere cyakoreramo kuko inyeshyamba ibifite undi mwami uyigenzura inyeshyamba ibifite abari inyeshyamba nkuru yayitumye kandi iri gushaka gufata igihugu irwana n'igihugu iyo nyeshyamba rero irazi ihora ihangana n'abenegihugu n'abasirikare b'igihugu niyo mpamvu umutekano w'igihugu ugomba guhora wakajijwe nuko hari inyeshyamba ziri ku ruhande iyo ije isahura ihene ikaba irirukankanye ikaza mu nzu ati muduhereze ibyo mufite byose bakaba arirukankanye iyi irihemberwa irihemba kuko ntaho izajya kwishyuza ariko umusirikare wa nyawe niba ubona byagucanze mu rugo uzajya uvuga ati Imana ko ari wowe wanyohereje abana bikaba bimeze bityo izirwanirira ntabwo izabura inzira icishamo ngo ifite ibihumbi byo kudutabara no kutugaburira no kugira gute ibyo nkubwira sinkubwiye ko umugabo wanjye amugaye ukuboko ubundi umuntu agomba gutanga icyo afite nkaba ndi kubivuga mfite igihamya cyabyo mfite abana 9 siko twavuze nabibabwiye mfite umugabo ucitse ukuboko nta kazi afite ariko imaze imyaka urumva mu myaka 18 nshatse na mbere yawo mfite indi urumva abana banjye batakiri bato n'indahekana ariko babonye nta numwe ufite bwaki nese bigenda bite mu bwami bw'Imana hariyo byose ahubwo ikibazo dutwara igice tukabona hari ibyo Imana ishoboye n'ibyo itashobora ariko tubonye ko byose yabishobora nta muntu wamereza ibihembe bya Namani kuko ubundi wowe uri dogita niba uri dogiteri uri kuvura ntabwo nzi aho dogiteri uri kumvura ahemberwa njye ndi umurwayi dogiteri uri kumvura nzi aho ahemberwa nzi konti ye n'igihe ahemberwa ariko konti y'itariki yageze amafaranga arinjira naho aba yavuye ntago hamureba icyo apfa nuko umushahara waje ariko njye ndunamye ndi kuvura igisebe kinuka umuntu amerewe nabi ararushye nindangiza ngo none se nta gahumbi ngo nta gahumbi nta gatike se ni wowe ukwiriye kumwaka itike cyangwa ukwiriye gukora mu mufuka tujya kugura ikinyomoro dore kino gisebe cyakumazemo amaraso ubundi niko byakabaye byubatse nk'uko Yesu ubwe yari umwana ufite mama we w'umupfakazi ese ubwo urwo rugo rwo kwa Yesu rwari rukize uzi ko twasanze yaragendanaga no kwa Lazaro ni Lazaro baragendanaga ariho ajya kurya ariho nshuti ze nabo b'imfubyi kwa Mariya na Marita niho yajyaga nese bari abantu bari bakize koko tuvugishije ukuri ariko se kubera iki batamuhaga bamubwire ngo akira ariko iki kiri muri wowe kizarindwa cyane kuko hari n'ubiguha bifite ikindi biherekeje ahubwo aho niho bikomereye kubera ko nge buriya turi kuganira mu by'ukuri imyemerere yanjye kandi nibwira ko ikurikije ijambo ry'Imana nuko Imana yishaka kugirira umuntu neza ibinyuza mu bantu kuko nta na rimwe Imana izigera imanura amafaranga ngo ave mu ijuru yikubite hasi ngo umukozi wanjye akira amafaranga avuye mu ijuru yikubise aho yatware ahubwo nuko izakunyuraho wowe ikakubwita rero dore masengesho nguriya umwana wanjye genda hita umushyira ibi bintu byanjye buri ibintu byacu bifitwe n'abantu kimwe nk'uko nawe yishatse kukubwira inkoresha ni nako nanjye kungirira neza ishobora kugukoresha ariko nk'uko uri kubivuga byaba ari ishyano turamutse dutekereje tukavuga ngo noneho ngewe kugira ngo nze kukubwiriza ijambo ry'Imana banzu nyishyure ngewe naragusengeye nyishyure noneho nkabona wa mugani nimba naragusengeye ibintu ugasubizwa ngo mvuge yego warandisha ubwo donc bameze nk'uri gukorera amafaranga cyangwa wagusengeraga ndi ku kiraka yego ariko
donc ibyo bintu nanjye ndanabirwanya ndanabyanga kuko biriya mbonamo umugambi wa satani cyangwa se wenda ari ubunyeshyamba nk'ubwo bwose umuntu avuga ati ubundi utazi ngo akorera iyihe mana mereza ibyanjye n'ubundi bihwaniremo nta handi nzajya kwishyuza mereza ibyanjye turangizanye nikomereza ibyanjye niko baba bameze yego nanjye niko mbibona kuvuga ngo rero hari akandi kantu buriya uvuze uravuga uti cyane cyane ko buriya hari ibintu ushobora kwakira bikaburizamo icyubahiro cy'Imana kuko urumva nimba umuntu atizera Imana akazana urumva namani yari yaje azanye amafaranga avuga ati byanga kunda umuntu urankiza ntabwo agomba kuviramo aho hari ikintu ndamuha arangije gukira ashaka kubimuha mu by'ukuri yasubira nayo ari yagenda agatanga amafaranga ari kuvuga ati abafite amafaranga ya nayo yose muze mujye hariya babavure ariko buriya yaramubwiye ati genda uvuga imbaraga z'Imana ishobora byose Imana ya Isirayeli ntuvuge imbaraga z'amafaranga yawe kuko n'ubundi wari uyafite ari ayawe ariko ntacyo yakumaniye ntiyakubujije kurwara aka gatatu gakomeye buriya ngenda numva ikiganiro ngenda mbika utuntu mu mutwe nuko wavuze uti hari abantu bashobora no kuzana izo mpano zawe zikaba zirimo ibindi bintu ubu turabafite umuntu aza akakureba agashaka kukwereka ko ari urukundo agukunze kumva impano ye irimo ari nk'ikiguzi cy'impano yawe yari iri muri wowe uko wakira ikiguzi cye wowe impano yawe ikakuvamo hakinjiramo wenyine n'umwuka we uw'Imana wowe ukakuvamo urugero rutari kure Petero na Yohana bageze ku muntu umugaye nta kintu bari bafite ryitwa ryiza noneho abategera intoki bavuga ati twe nta bifatika by'umubiri nta zahabu ariko icyo dufite udutumbire tukiguye icyo bari bafite akirambura baravuga ati haguruka ugende kirakora kimaze gukora hari uwo tuzi ngo w'umurozi umuntu ntabwo ndi kwita mbyibuka ntabwo yagiye inyuma dore umuntu w'Imana mumukurikire mumwumvire dore abantu b'Imana mumwumvire yarabeshyaga ntabwo yabeshyaga ariko bo bahita bamenya ko uwo mwuka uri kumuvugisha atari uw'Imana kandi bari kuvuga ibiri byo abandi nanone nyuma aravuga ati twabaha feza ki kugira ngo muduhereze uwo ni Simoni w'umukonikoni umukonikoni yarapfumuraga byaracitse byarayobye by'umwuka mbona ariyo kurya nta kuntu nge mubwira amafaranga yose ndabaha ariko mumpereze kuri uwo mwuka wanyu arababwira ngo mupfane ifeza zanyu iyo ntigurishwa iyo bakiza kuba niyo mpamvu nyine bihita byigaragaza ushobora kugura ikintu bagukopye cyangwa ukakigura wishyuye kashi ako kanya ubwo rero nibyo twavugaga hari uzaza kwishyura kuko yakize aguhamagara ati mpa momo yawe cyangwa umpe nimero ya konti muri banki kuko bya bintu wasengeye byaciyemo nurangiza utanga akanimero nugatanga rero uzaba ugurishije impano y'Imana nunamwaka mbere uzaba ugurishije impano y'Imana ariko kuko atari iy'Imana ufite tanga nimero kuko uri inyeshyamba nta handi uzishyuza ariko nyine ubwo ntakubeshye hari ahantu turi kugera nge nawe tugasa nk'abagonganye hari umuntu wasenze adasabye ibiguzi wende ibintu byakemutse kuko hari wenda akubwira ati mpereza nimero hari ikintu nemera ikintu ngiye nemera wenda uze kungira inama dore n'ubutumwa ni wowe ubuzanye sibyo ikintu nemera nuko ngiye muhaye momo nta kibazo mfitanye nawe kuko akoze icyo umutima we umubwiye gukora ahubwo akantu nemera ko ugomba kwitonda aho ngaho ni ukubanza kureba ngo ibi bintu se nimbyakira Mana nta kibazo biturutse kuri wowe ni ubushake bwawe ko uyu muntu akorera umugisha kuri nge cyangwa se arashaka kumera nkaho ari ninakira ibiguzi bye ari buze kumva ko yishyuye icyo yakorewe bihwaniyemo mbega afate nk'umuntu biguze kuko ikintu cyose gitusha ku cyubahiro cy'Imana ni ikosa cyane rikomeye uko byaba bingana kose ikintu ushobora gufata icyubahiro cy'Imana kikaburizwa mu byo ukoze cyangwa mu byo wakiriye ibyo byo nemera ko ni ikosa rikomeye so aho ngaho rero ngewe icyo nemera kubera ko nibyo twavuze ngo umugisha w'Imana uca mu bantu kandi ntabwo uzaca mu bantu tutafite ukuntu tumenyana abantu bakijijwe twese tumenyanira mu gusenga ubu nge nawe mpuye nawe uyu munsi turaganiriye turakundanye umugisha w'Imana nudaca muri wowe uzaca muri nde byose ndabyumva uri kumbaza njya mbibazwa n'abantu benshi hari n'abagiye bampamagara ngiye ngo nimbahe nimero nubwo ati nge sinshaka gutanga nimero
wowe wakize cyangwa wagiriwe neza n'Imana genda urebe undi ufasha ufite ikibazo ariko byitwe simvuze ko nabanje mvuga hari aho tuzahurira ku ruhande bitiswe niba yakomeje kunkunda niba yankunze kuko ariko ikibazo ni ukuvuga ngo ni uko yakoze iki kuko bivuze ngo uzayaguha ni wa wundi n'ubundi mwakundanye mwagendanye n'iyo umwana we cyangwa wamusengeye atakize yavuga ati ariko umutima urankubise tumenyeshe n'abantu bari hirya inyuma abari inyuma ya kamera batari abavuga butumwa ngiye guhita mbahera itangazo uzahereza umuntu umutima wawe wakuriye ukakubwira ati ndumva umutima uri kundya ndumva nshaka kumwishyurira inzu amezi 2 icyo gihe ninjya kumva nk'umuntu runaka aramamagaye n'urugero cyangwa nawe araguhamagaye nta yindi diri muri guhuriramo cyangwa atangira agarura bya bindi byabaye wa mwana byagenze gutya urasenga ufite impano Imana yaraguhaye akabisigiriza ati rwose akira dufatanye gushima Imana ibyo ngibyo ubyabyakira nawe uri kubitanga utanze ruswa n'uyakiriye bazahanwa kimwe ariko nuba wicaye ahantu umutima ukakuryo nk'uko wandira ku muntu usanze ateze intoki ku nzira hari uwo ntambukaho namara kujya agira ngo ko si igihumbi nanze kumuha kuko kitavunje ngo nakabayemo hamo senkisa kuko atavunje umutima nkirengagiza nkagenda nahagenda imbere umutatu iyo yamuha yose ni wabonaga atavunje cyangwa kavunjisha basukamuha hari igihe umuntu akaruka inyuma agahereza wa muntu kandi si uko ari we ubuhuye nawe wa mbere nicyo ikizitwa ko wabikoze kubera ko hari icyakubayeho ubikore niyo yaba nta cyakubayeho bikore ubone amasengesho uvuga ati masengesho uko byasa kose atanansengeye nubwo tutanavugana mpaka nimero nta bindi muri buhurireho ntiwamusengeye ntiyagize gute nabyo ndabigarukaho ku cyigisho ndi bufite inyuma kijyanye no gufasha abakene cyangwa abarwayi cyangwa bagize ikindi kintu ni muri iyo range ikintu cyose cyakozwe hariya rwa Faisal umudogiteri waho yakuvuye ukagera inyuma ukajya kumushimira urahanwa kuko arahembwa yakoze serivisi yagombaga gukora burya ntabwo byemewe ikizitwa ngo wankoreye iki none akira ngo ushimire dufatanye gushima Imana naba yakoze celebration agahamagara abantu agantumiramo nkajya kurya umureti nkarya inyama nzarya kuko ari gushima Imana ko yakize kanseri nzagenda nicare n'ingenywe namamagara ati se duhurira ahantu tuganire dusangire fanta akagura fanta nkagura akama nanjye byaba ngombwa nkagura aho nta kibazo twabaye abavandimwe ariko ku kazi kitwa kazi ka Kristo niba uri gukorera Kristo nta wemerewe kuguhereza ikintu ngo nuko yashubijwe cyangwa se nuko agiye mva nubwo turi gusenga nakira mbanze nguye icyo gihe uzasenga ukutuza kugira ngo natanakira hari uzajya wicira urubanza uvuga ngo kandi si wamukijije ahubwo turebe uwamukijije ninde niba ari ijuru ryamukijije uyu munsi ushobora kuba udakeneye umuceri ariko hirya hari ukeneye umuceri umutima ukamurya ati harunaka umuceri yarangiza akamugurira umuceri agatanga ituro ry'ishimwe atari kuri we wabikoze ndabyumva ntabwo byemewe byiswe yuko ariyo range byajemo ntibyemewe byiswe bityo naba ari umuvandimwe umutima ukakurya ataranagusengera uzamufashe ariko nibyitwa ngo nuko yansengeye mbona ibi nibi akabyitwa impano y'Imana nyine koko ntigurishwa abadukurikiye nyine barimo barabyumva neza nimba ushaka gukora neza kora neza atari nk'ikiguzi ngo runaka yaransengeye byanga gucamo ngo ubwo ntacyo nzamuha kandi umutima wakubwiraga ati mufashe cyangwa se ngo uriya muntu ntitwari twavugana ngo uri kubona ngo ubwo ntacyo nkora ngo kereka ngo kugira ngo ngire icyo muha ngo nuko agomba kunsengera cyangwa se wowe uti uriya naramusengeye Imana irabikora aranyigorera ntabwo turi muri urwo rucuruzo hano abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana kandi uwo dukorera tumuzi neza cyane twebwe dukorera leta ntabwo turi inyeshyamba inyeshyamba rero nizishyuze hirya inyeshyamba nizishyuze kuko zidafite aho zajya kwishyuza ariko ufite aho yishyuza njyewe niba nasenze nkavuga uriya muntu namusengeye maze iminsi 3 ntarya ntanywa none mu rugo Mana byacitse none se ubwo erega hari ukuntu basaba shagize se ngo nubwo bimeze bityo rwose mu rugo nyine abana bamaze iminsi bicaye mu rugo batiga byaragoranye nyine inzu yaransohoye
byaragoranye ariko nyine ubu ariko nta kundi Imana iri mu kazi izabikemura ubwo se sinsabye uba wasabye tayari biba byarangiye kandi ubundi ndoburije niyo naba nenda gupfa dogiteri ntabwo ari bunga nyine ngo ambwire ikibazo cye niba ari kumvura niba ari no afite n'ibirenze iwe mu rugo nta kintu ari bumenyeshe arakora akazi ke amvure antera inshinge amvure nkurikirane yigendere niba nta kintu afite cyo kumva ariko niba nagifite ahubwo icyambera cyiza yakora mu mufuka w'akamba kuko njye murwayi apana njyewe ngo bari njye muha njye murwayi aba ari njye ntanga ahubwo murwayi mpabwe nk'uko Yesu yabakizuriye abana arabakiza arangije aranabagaburira nese yabagaburiye ibyo akuye tuvugishije ukuri yari yagiye guhinga mu bishanga ariko mu bumana mu nzira z'Imana zirenga ibihumbi imitsima yarahindutse iba myinshi amafi aba menshi uko rero yabigenje kirya gihe n'uyu munsi yabikora ntuburare ntubwirirwe ukambara neza ugasa neza kandi ntawe wanduranyijeho ukikomereza umurimo w'Imana nabonye Imana umuntu wayikoreye atajya yikorera amaboko noneho rero hari ababyita itike mbere na mbere yuko ujya gukorera ugiye gukorera ugomba kugirana nawe kontra nkanjye ku ruhande rwanjye ubwo ndiheraho nabwiye Imana ngo igihe utampaye itike ntuzandenganye kujya ku murimo wawe ntuzabimbaze ariko numpa itike ukambwira ngo ngende nzagenda njye umwana wanjye imfura yanjye Karabo ntabwo namutuma Rwamagana ngo genda umbwirire wa murumuna wanjye ure cyangwa se undi muntu w'inshuti yanjye nubwo hatariho telefone genda umubwire gutya na gutya ko nzaza kumureba mu kwezi gutaha nubwo arwaye yihangane ngo mwohereze nta tike muhaye cyangwa ngo ntegereze ko ari uzaza kuko hari message ijyanwa hari no kugenda woherejwe ngo n'uwo muntu akaguhamagara ati mama Kara komerewe nabi gutya na gutya wakohereje Karaba kaza kundeba basi nibura kanganiriza ubwo n'uwo wasenze Imana ayisaba umuntu wo kumusanga ngo agire icyo amukorera hari wowe wagiyeyo Imana ikohereje cyangwa umutekerejeho hari nawe yabanje gusenga agasaba Imana umuntu hari usaba Imana umuntu ubwo rero niba yasabye umuntu wo kuza kumureba cyangwa se njye nkibwiriza nkohereza umwana wanjye nzamuhata ikimujyana n'imugarura nzamuha nayo kurya mu nzira nibinakunda nzatekereza ko adafite n'umuceri mfate ku muceri mfite mu nzu umuhereze genda ujye gusura runaka numara kumusura umuganiriza umubwire ko yihangana nzaza kumureba nyuma y'icyumweru utega ubundi utaye ubu se ninohereza umwana wanjye nta tike uwo mwana azataha ntabwo yataha nasanga nta tike afite ubwo icyiza rero niba nta tike ihari nzamubwira nibure byihorere kuko ibyo ndi gutume ndajya kumutuma se bwo nanjye natike ngo nagume mu rugo byinshi rero ngo babyita ngo nagatike ngo yampaye ngo agatike k'ahantu hagenderwa 1000 ugatanga 5 ngo nagatike ngo banzu mpahire ngo njye ku musozi bari ukugira ngo nyine ataza kwicwa n'inyota mu nzira iyo nyota se kugura n'amazi amwe oya nagende Imana rero ibasha kuyatanga ubwo ni muri uwo murongo ubwo rero ubwo bamwe urumva twavugaga ko abafite leta yabo ubwo twavuze ku bahanuzi tuvuga ku baki n'abaki turahita tunagaruka no mu nsengero naho ndahazayo yego abavuga butumwa ndabivuga muri ubu buryo ufite ifamu yego ayifite Rwamagana niho ndagumya kwibanda ntanga urugero utuye i Kigali ufite ifamu Rwamagana ifamu yawe washyizeyo umushumba arakurikirana igitoki agiteka gica kirye ndabyemera ku muntu uri mu murimo w'Imana bya nyabyo arakurikirana iby'idini rye niba koko ahicaye umuntu umukeneye akahamusanga ariko nawe niba afite amahema ajya kubo nashaka areke kugera ibyo yaka kuko afite ibyo ku ruhande ariko niba koko umuntu umukeneye arimo asangayo agafasha umuntu kumugira inama agafasha akaba ari ku rusengero akamenya ngo umukene yaje ashonje mukore muri kese mukuremo 5,000 muhuno mukene ajya kurya uwo muntu ari mu kazi k'Imana yemerewe gutungwa n'abantu bari mu rusengero nk'uko ari umutambyi nyine ari aho hafi arabyemerewe ariko umuvuga butumwa waje kuvuga ubutumwa aho hantu nta n'icyatanu yemerewe uti gute uriya muvuga butumwa ndamugereranya na veterineri wagiye gusura ifamu ya boss w'i Kigali nagerayo hariya Rwamagana mu ifamu yagiye gutanga kureba ko inka zabyaye kureba ko umukamo umeze neza kureba ko ntazavunitse kuvura muri make inka
ifamu hari umushumba uhari, uwo mushumba niwe twavuze turagereranya n'umushumba n'ubundi w'urusengero kugira ngo abantu babyumve. Uyu we yemerewe kunywa amata y'inka, yemerewe gutema igitoki mu ifumbire mu ifamu ya bosi, yemerewe buri kimwe cyose. Ariko uyu muveterineri nagera kwa mushumba, ku mushumba hano uragiye inka, urumva veterineri simbizi ubwo ndaza kubivugaho, akamubwira ngo burya nyamara wafata kuri zino nka ugafatamo kamwe ukama nkijyanira, cyangwa se ukankamiraho nka litiro 5 nkijyanira, burya se nkajya kwishyirira abana dore barashonje. Uyu mushumba akabikora. Uyu muveterineri nagaruka kwa bosi, uyu mushumba yamaze gutanga message yuko yamwishyuje kandi hari umushahara agomba kumuha, uyu mubosi azongera kumukoresha? Ntabwo urumva abayongeye ku bihembo bavuganye. Yego. Afite umushahara ahembwa ku kwezi, ni umuveterineri ushinzwe gucunga ifamu ye. Ariko ati umva, ngiye kugira ngo njye muri iyi famu mushumba kugira ngo nze kureba nuko urampa 30,000, nuko urampa 20,000, akajya mu biciro. Uyu ntago afite aho yishyuza, rero nawe ni inyeshyamba arikorera. Asi yagenda yishyuza gutyo uko abyumva. Rero ku bantu b'abavuga butumwa nabo bitonde, bakorera Imana nk'uko nk'umuhanuzi cyangwa se undi muntu ufishinzwe, buri wese n'impano yahawe ayikoreshe nk'uko yayihawe, kuko kimwe cyo gituma ibindi byose bipfa. Impamvu bipfa ni iyihe? Nuko iyo ukibatizwa mu mwuka wera uhabwa n'impano zitandukanye. Izo mpano zitandukanye reka duhite tureba kuyivuga butumwa cyangwa se turebe kuyubuhanuzi. Iyo uyikoresheje nabi uba umeze nk'umugore washyingiwe, umugore yashyingiwe mu rugo, ageze mu rugo bumvikanye n'umugabo yuko agomba kujya, uyu n'umugore ko bataha kare, uwo ni umugeni, uzajya utaha kare unsange mu rugo, uzajya ugira gutya na gutya. Bafite ibyo bumvikanyeho bagikundana bakiri abafiyanse, barashyingiranwe barabanye, bamaze kubana. Umugore yazanye ibyombo, amasahani, amasafuriya, utuntu two muri saro, ibiki ndetse na saro yanayizana. Ariko itandukaniro ry'umwuka wera n'umugore usanzwe, iyo byanze ko mumvikana mugira ibyo mugendanaho neza, yigendera bya bintu bigusigiye cyane. Iyo bigusigiye rero kugira ngo umugore yahukane nuko haba habonetse habara akenshi. Iryo habara rero uwo mugore gabo yanze kureka rihita riza rikaba muri urwo rugo. Iyo rije kuba muri urwo rugo rero nindamuka mpageze muri urwo rugo ngasanga sari igihari, amasahani agihari, imitako mu nzu igihari, ya mafoto twifotoranije kuri mariage nayo ntayajyana, amanitse mu nzu, sinzamenya bakazana umukozi akantegurira muri bya bisorori, sinzamenya ko nyir'urugo yagiye. Ariko hari undi uri kurukoreramo, uri gukorera muri urwo rugo utari wa wundi. Niko rero umuntu yakoresheje impano z'umwuka wera nabi, umwuka yigendera, yamara kwigendera hakinjira undi mwuka, ugagumya ugakora nk'ibyo wa wundi wa mbere yakoraga. Kuko ibyombo byose n'ibiki byose ibikoresho byose birahari. Waba utazi gushishoza rero ntuzamenya ko umugore adahari. Iki gisorori nicyo bamye bangaburiramo, ndabona n'ubundi ari cyo kije, ubwo ni ya gahunda igikomeje kandi byararangiye kera. Benshi rero babikoresheje nabi, bagurisha impano z'Imana bahita babaguranira, bakamenya ko umuntu azuye umutwe ati ihute ugende umukubite dore arakennye. Ndega umwuka w'ubukene ni imyuka mibi wuteza. Yawuguteza ikagutambika ubukene, ikahita ivuga ati noneho ngwino nshake, ninjye mbifite ngwino nshake. Icyo gihe rero yagukubise 100,000 umwuka ugenda ugabanya gake, akaguteza abantu bo kwirukanka mujya gusengera utanasenze, iminsi igashira bikazarangira uri kwikoresha kababaye umunyeshyamba. Rero ni muri ibyo ngibyo twavugagaho ku bantu bishyuza, ku bantu batagomba kwishyuza. Uwo muvuga butumwa uzi kuri gukorera Imana ya nyayo iyo mu gihugu cyo mu ijuru, witegereza kwishyuza. Data afite uburyo azabigenzamo, inzira zacamo ntago zigira gute zikureba, yakoresha n'ibiti n'amabuye tari na mwene so. Warukomoje turi kugana ku musozo, warukomoje ku bintu bibera mu nsengero, ukabona pasiteri cyangwa bishop araje aparitse V8, yarangiza guparika ati igihe cy'amaturo kirageze, bagatura ka gakecuru kakaza n'agakoni na bodaboda yacitse kagashyiramo 6 cyangwa wenda 100. Ukabona aposo araho cyangwa pasiteri akanuye amaso aravuga ati batuyangaye, arangiza akazingazinga
agakubita mu mufuka cyangwa mu ibage ye akiyakiriza vewita akitahira ati mvuye hehe mu murimo w'Imana, kandi wenda afite amakampani hirya no hino yinjiza amafaranga afite iki, ariko na ka gakecuru za senkisa zako azikenyereye urumva akitahira kandi akabwira ati mbahesheje umugisha muri abana b'Imana. Donc n'agahinda icyo umuntu araza kukivugaho. Ubundi ubwo ngeze hepfo ho gato, ubundi icyo twahamagariwe gukora ku mwisho wenda w'iki kiganiro, ubwo twarebye ku bantu batagomba kwishyuza, badakeneye kwishyuza, bagomba gukora umurimo w'Imana batishyuza, ariko bidakuyeho yuko umutima ukubwiye gukora ugomba gukora, kuko tubwitwa n'imitima kenshi. Kuko n'abanze hari n'abantu bafashanya n'abantu no hanze batari kubafasha mu buryo bw'Imana, ukavuga ati ngewe nagiye kugaburira abantu CHK nagize gute na gute, kandi atari kuvuga ngo hari icyo abarwayi bamukoreye. Uwo mutima ntago twawugiye kure, ahubwo twicyo turi kurwanya ni rya jambo umusaza yavuze ati umusirikare wanjye agenewe cyose, nta na kimwe ntiwemerewe kumuhereza amazi kuko nayo arayagenewe. Aho ahemberwa ntago muhazi, nuko abayeho ntabwo mubizi. Mwikwinjira mu buzima bw'ubusirikare wanjye, ufite uko ngewe nzamwirindira. Ho turi buze gusoma ubundi, ariko wenda ho gato hari abantu bagira ngo bakorera Imana kandi batari yo bari gukorera. Babandi bavuga ngo mwami mwami, ntago ari bo bazabona Imana, ukere gukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Reka rero tumenye icyo Imana yadutumye gukora muri Matayo 28:18, icyo umuntu akenewe gukora. Matayo 28 umurongo wa 18 haravuze ngo, twagiye yego, ngo nuko Yesu arabegera avugana nabo ati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. 19 nuko yahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ni ukwitondera ibyo Yesu yatubwiye byose, hatabonetse kamwe ngo kandi ariko burya ngo iki ngiki Yesu yagishobora, ngo ariko kino ntabwo yagikora, ngo iki yagikunda, ngo ariko ntagikunda. Twitondere ibyo yatubwiye cyose, kandi icyo atubwira cyose tugikore. Cyakubwiye gukora ugikore, nakubwira ati shinga cano, yishinge nyine ukore, izaguhera umugisha kuri iyo cano. Nakubwira ati jya kuboha ihema hirya genda ubikore. Nanakubwira ngo ikorera agatarerega buryo wakikorera kandi kakakugirira. Ariko mu bantu barigagaje, nta mukozi w'Imana akorera agataro, nta mukozi w'Imana akora ibi n'ibi, nta kazi umukozi w'Imana atemerewe gukora. Ubwo rero Imana yihira imirimo y'amaboko yawe, ngo umugisha w'Imana tugendana nawo mu buryo buhishe mwibanga. Imana itaduhaye uburyo n'umugisha nta kintu twaronka, byaducanga bikatuyobera. Ariko Imana nibana natwe, nkuko Yesu yadusezeranyije ko azagendana natwe, nta kibazo tuzagira. Numvaga iyo message rero kubwira abantu ari uho ngaho nyicumbikiriye, ubundi tuzasubira. Imana igumugisha cyane ku bwa message utambukije, abantu bazirikane ibyo bumvise, kuko kumva ni kimwe no kumvira ni ikindi. Dushimiye wowe twatangiranye tukaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Reka tubabwire ngo ubutumwa bwo burakomeje, Imana yamuhaye ibintu byinshi. Reka rero twongere duhurire mu bindi biganiro bitaha. Imana igumugisha, nawe turagushimiye kumvira Imana, n'abari bari kumwe natwe turabashimiye. Twongere guhura mu biganiro bitaha. Amen. Amen. Murakoze.